Turabasuhuje mwese bakunzi b'ikondera libre, ikondera ryigenga, ikondera rirangurura, ikondera riguha ijambo ijoro ritaragwa ngo kuko umwijima ari nk'isuri. Ngira ikondera ryigenga, ikondera ridaheza, riheza gusa ubucakara bw'ingeri zose. Tugusuhuze nawe Major Micombero Jean Marie, we wemeye gutanga ubunararibonye ngo bunganire urungano ubere n'urugero abakibyiruka. Major Micombero Jean Marie, utinya iki? Utinya nde? Utinya iki cyaba Perezida Kagame agumye ku butegetsi? Ni iki kiguteye ubwoba Micombero mu Rwanda ngo hatabayeho impinduka? Ese Major Micombero waba utinya ko abatutsi basubiranamo nk'uko byabereye ku Rucunshu? Ni itsembatsembwa ry'abahutu se guhangayikishije, cyangwa n'iyimikwa ry'ubundi bwoko bw'ubuyobozi mu Rwanda? Uyu Major Micombero uhitamo kwitwa Micombero Yohani Maria gusa, asanga hari ibintu bibiri ngo bimuteye impungenge ngo hatabayeho impinduka mu Rwanda. Icyambere ngo ni ugutakaza ubunyarwanda, kutagira indangagaciro k'umunyarwanda, hakiberaho gusa abanyarwanda babeshya, bamunzwe n'ikinyoma, abanyarwanda bica, bambura n'ibindi bibi byose bijyana no gutakaza ubumuntu. Icya kabiri ngo ni ukuzima burundu ku Rwanda, ngo bitewe n'umubano mubi u Rwanda rufitanye n'ibihugu by'abaturanyi muri iki gihe. Micombero aratinya ko ngo hashobora kubikorwa byatuma u Rwanda ruzimangatana, ngo nubwo imisozi yaba ntaho yagiye. Uyu Micombero wahunze u Rwanda afite ipeti rya majoro mu ngabo z'u Rwanda, yinjiye muri FPR Inkotanyi mu mwaka w'1991. Avuga ko FPR yinjiyemo atariyo yabayemo, ngo umushinga wa FPR Kagame yarabuzambaguje. Uyu Major Micombero ari mu basirikare barindiraga hafi Kagame bakitwa inyeshyamba n'igihe bageze mu Rwanda. Avuga ko Kagame yiyiziye ari umunyabwoba kandi akaba ngo n'umwicanyi ruharwa. Iyo mubajije aho yabonye Kagame yica, avuga ko icyo yemeza ari uko ari Kagame wishe Habyarimana. Naho kubyerekeye abandi banyapolitiki bo muri leta ya Habyarimana ndetse na Fred Rwigema watangije urugamba rwa FPR, avuga ko ntacyo abiziho, ariko ko ngo mu mpinduka bimirije imbere hagomba gukorwa ubushakashatsi kuri ayo marorerwa yose yabaye mu Rwanda. Avuga ko we Micombero intoki ze zera, ko nta maraso yigeze amena. Micombero se aho ari mu buhungiro yumva ate bimwe mu byo Perezida Kagame yavuze ku baba hanze, avuga ko ari abateruzi b'ibikarito? Mu gisubizo cye Major Micombero aravuga impamvu Perezida Kagame anagirira impuhwe abamutera amagi. Uyu Micombero uri mu bakuriye ishyirahamwe rya politiki RNC aremeza ko kwishyira hamwe kw'abanyarwanda bose nta vangura ari byo bishobora kwihutisha urugamba rwo kwibohora rugusha ku mpinduka. Ati kuko niyo wagira abasirikare udashyigikiwe n'abaturage ntacyo wageraho uretse ubutegetsi bw'igitugu. Tubifurije rero gukurikira ikiganiro twagiranye na Major Micombero Jean Marie. Tubifurije kandi amahoro arimo umucyurucyuri ituze n'umubirizi ubira urugwiro ari nagahuza ka muntu, maze amahoro atahi iwanyu ahagira inturo. Murakoze Bwana Micombero Jean Marie, cyangwa nari kuvuga Major Micombero Jean Marie. Murakoze kwitabira ubutumire bw'ikondera libre, ikondera ryigenga, kugira ngo twongere tuganirire abanyarwanda n'abandi bose batwumva ku ngingo nyinshi ari mwebwe ari natwe turi buze kuguranaho ibitekerezo. Mwiriwe nyese, mbona n'akanya kugira ngo mbaramutse nabashimira kuba mwadutemeye ngo tuganire. Nabifurize nyiri umwaka mushya muhire, nizera ko mwawutangiye neza. Tuzaganira nka Micombero Jean Marie Major tuyihoreye. Ise Major twayihorera kandi tuzi ko n'ubundi uri Major. Wenda ubu ngubu iyo ukiri mu Rwanda ufite indi peti, mperutse kubona umugaba mukuru w'ingabo yarahaye abantu peti mashya. Si ubu uri kuri peti? Sinzi, nshobora kubona nta kintu ariho. Wari umuntu wumva udashobora kugumamo ku buryo utekereza ko bari kuba utakiriho? Oya, hari byinshi ntashimaga, niyo mpamvu mvuga bitari butinde. Uri rero umwe mu bayobozi b'ishyaka njye nita ishyirahamwe rya politiki RNC ryifuza impinduka mu gihugu cy'u Rwanda. Twagira ngo rero hano dufite ibintu abantu batubwiye batubwira bati nimushobora kubona abo mubaza muzabaze mutese impinduka bashaka. Iyo mpinduka itabayeho ni iki batinya ko gishobora kuba mu Rwanda? Hariho uwavuze ati haba izimangatana burundu rya Repubulika, kugarura umwami.
hari abavuga ati habamo isubiranamo ry'abatutsi hakongera hakabaho rucunshu nshya. Hari n'uwavuze ati ibintu bidahagaze habaho itsembatsemba ry'abahutu. Twagira ngo duhitiremo icyo mubona kibanze mwebwe muvuga muti kuko niko byagenda, cyangwa se mukaba mufite n'ibindi mwebwe bitari ibi ngibi. Murakoze Nyesi. Mu by'ukuri impinduka duharanira nk'ihuriro nyarwanda RNC, ibyo ntabwo tuza kubitindaho kuko tubifite muri dokima zinyuranye ziri disponible kuri site yacu. Dufite ibyo tunenga leta y'u Rwanda tumva byakosoka, ibyo ntabwo tuza kubitindaho cyane, ariko rero nanasubiza ikibazo cyawe bitabaye n'ikinaba ntinya cyane. Nta nubwo nakwibanda cyane ku byo babandikiye babagezaho, ariko ngiye mfata nk'ibintu nka bibiri nibyo biri ku mutima wanjye. Ni ukuvuga ko ibi ngibi biri aha ngaha nta na kimwe wahisemo, hari ibindi bitari ibi ngibi. Ibyo ndi bukuganirireho bishobora kuba bigaragara mu bundi buryo muri ibi by'abakurikira ibiganiro byanyu bashobora kuba barababwiye, ariko ikintu cya mbere cyo nkomeyeho kinandi ku mutima ntinya yuko ubunyarwanda bwa disparese bwavaho burundu. Iyo mvuga ubunyarwanda ni iki? Ni indangagaciro z'umunyarwanda, valero z'abanyarwanda, ubunyangamugayo, ku buryo iyo mbivuga niyo ikintu cya mbere ntinya ko gishobora kuba cya disparese burundu. Nuko umunyarwanda nakuze nzi ndebera ku babyeyi banjye muri milieu sociale nakuriyemo, umunyarwanda nyawe yari inyangamugayo. Izo valero zose ndazishyiraho ngaho. Ubunyarwanda rero bugenda bucika buri munsi tuburora. Muri kiriya gihugu kiyobowe na FPR ya Paul Kagame, abantu bagenda batera imbere ntabwo ari abahanga, ntabwo ari abantu bafite ibikorwa by'indashyikirwa bagenda bakora. Usanga ikintu gutekereza muri violence, kubeshya, amatiku n'ibindi bintu nk'ibyo byose. Ibyo bintu rero nibyo bigenda byimika. Ngira ngo Kagame yarabikeneye kugira ngo ayobore abanyarwanda, abacamo ibice. Icyo kintu rero ngira ngo iyo bagomba guharanira ubunyarwanda banagomba kubukomeraho bakanabuproteja. Ikindi kintu cya kabiri ntinya ni disparition ya nation rwandaise. Nation mu kinyarwanda sinzi uko nza kwiyita, ariko ni ko u Rwanda rwasibama ntuzongere kubaho. U Rwanda rwo nka geography, u Rwanda, abanyarwanda batwa n'abatutsi bashyize hamwe bakunda igihugu cyabo, atari gukunda igihugu muri context y'umuntu. Impamvu kintinya ko bya disparese, u Rwanda rwacu ruri hagati, ruri mu bihugu binyuranye. Dufite u Burundi, dufite Congo, dufite Tanzania, dufite Uganda, n'ibihugu bizungurutse u Rwanda. Iyo turebye umubano w'u Rwanda cyangwa ubutegetsi buriho mu Rwanda ubu ngubu n'ibyo bihugu, ni umubano waranzwe na za violence, ubushotoranyi no kurwana, ku buryo abasesengura batuye muri ibyo bihugu bituranye n'u Rwanda ntibarashobora kumva yuko ikibazo ari Kagame n'ubuyobozi bwe. Hari usanga benshi batezwa bakavuga bati abanyarwanda, abatutsi, abanyarwanda, kuko ku buryo mbona ko izo conflits zagiye zibaho nizitamarirwa ibisubizo, hari ubwo ayo mahanga cyangwa abaturanyi bashobora kuzahaguruka bagagurukira u Rwanda rugafutikana. Tuvuge niba u Rwanda rutera Congo, ntabwo nzi ko gutera u Rwanda rwarateye Congo cyangwa FPR yateye Congo na Kagame bagatera Congo, sinzi ko byasize mu mitima y'abanyekongo ko ntibazi ntibarashobora gusesengura ko bumva bati abanyarwanda, kandi mu by'ukuri ikibazo ni iki? Ni abayoboye abanyarwanda muri ibi. Reba ibibazo biri i Burundi, ushobora gusanga nabo bavuga bati abanyarwanda, kandi ari ubutegetsi buri buhari. So ntinya rero yuko ubutegetsi buriho budahindutse, nation rwandaise ishobora kuzafutikana. Ikamerite kuko nyine mu byo twavugaga muri ibi bisubizo bitatu twabandikiye, mwavuze mu turende byo ndi busubize biraba biri muri ibi ngibi abakurikira bavuze.
none se nk'ubu uratekereza ko ubutegetsi budahindutse hashobora kubaho isubiranamo ry'abatutsi nk'uko Rucunshu yabayeho? sisiteme iriho ukuntu iteye ntabwo ntekereza ko isenari ishoboka, kuko Kagame arakontorora abanyarwanda, arabakontorora uko abishaka. Ni ukuvuga ko ikintu kiri explosive ntabwo yakwemera ko kijyaho, nubwo bwose gishoboka abantu badamutse badakumiriye ingaruka z'ubuyobozi bubi. Ariko kudisiparisa k'u Rwanda ni iki? Ubuse tuvuge nk'abanyekongo bisuganyije bagatera u Rwanda kuko u Rwanda rwigeze kubatera cyangwa FPR igeze kubatera, ni iki? Ni intambara. Ishobora kuba itaza yitwa intambara ya Rucunshu, ariko ushobora kuzivuga iti abanyekongo bihoreye ku banyarwanda, kandi abanyarwanda barengana. Ikibazo ari ubuyobozi bubi. Ubuse tuvuge Burundi bufite ubwo bushobozi bukavuga buti u Rwanda rwatujije amahoro igihe kirekire cyane, turabirambiwe, reka tujye gukemura ikibazo cyacu mu Rwanda. Ubuse wabwira ko Kagame ariwe wazasibisa ingaruka z'ibyo ngibyo? Ni abanyarwanda. Wenda impamvu tuvuga Rucunshu nuko nk'ubu hari abanyarwanda ko Rucunshu ubundi mu myaka yashize yari bavuga ku ntambara yabereye ku Rucunshu yari ishyamiranyije abo mu bwoko bw'abatutsi, abega n'abanyiginya. Tukabona rero muri iki gihe nanone hariho ubutegetsi bw'abatutsi kuko nibo benshi bafite abandi batutsi batamerewe neza, barimo bamwebwe, barimo n'abandi bari hanze, barimo n'abari mu gihugu, bari ababigara bafunzwe kandi bamerewe nabi. Tukavuga bitese ibintu bidahagaze ntabwo bishobora gutera nyine wenda ishobora kutaba intambara yeruye, ariko hakabamo icyo kibazo. Ntabwo ari byanyese, kubera yuko ubutegetsi buri mu Rwanda ntabwo ubutegetsi bw'abatutsi. Uvuga ko mu isesengura abantu bakora niho bagomba kujya bashyira mu gaciro bakareba ukuntu biteye. Ni ubutegetsi bw'agatsiko kitwikira kuba wenda abenshi muri abo gatsiko ari abatutsi bakitwaza iryo bara, ariko ikibazo kiri mu Rwanda ntabwo ari abatutsi bashobora kuba bakandamiza abandi batutsi cyangwa bakandamiza n'abahutu. Ikibazo gihe nabo gatsiko kabi gafite ubuyobozi bubi, kuko nkeka ko ibisubizo abantu bagiye bibaza kuva FPR afata ubutegetsi baravuga bati n'abatutsi babuze uburenganzira cyangwa bashobora kuba barafashe ibintu byose bagasiga abahutu iruhande. Ariko ikimaze kugaragara ubu ngubu nuko ubutegetsi bwa Kagame aho gatsiko ke k'abatutsi bake mu bantu bashobora kuba bakandamijwe muri ibihe bigezweho. Simvuga ko n'abahutu batarimo, ariko abenshi n'abatutsi, cyangwa reka ijambo abenshi mbireke, abatutsi barakandamijwe cyane. Kuko yaba abatutsi bari kwibere, kugira ngo dufate nk'iyo logique uwo muntu yanditse avuga, ntabwo Diane akaba ari muri gereza, ntabwo Rwigara akaba yarapfuye, ntabwo Mushayidi akaba yari muri gereza, ntabwo nakabaye ndi hanze, n'abandi benshi cyangwa n'ibindi bibazo bihari. So abantu rero kugira ngo tujye dusesengura neza, ni ngombwa ko abantu bajya babiganira bakagerageza gushakisha ikibazo nyacyo, kuko ikibazo ntabwo ari abatutsi bari ubutegetsi bw'abatutsi. Ikibazo ni agatsiko k'abantu bakeya kitwaza ibyo kagakora ibibi bibangamiye abahutu, abatwa n'abatutsi. Mbese iyo tubona nyine hari abatutsi bagira gutyo nyine bagahaguruka nk'abo ba Diane ati nyamara mwebwe mukora nk'abajura, hagahaguruka akavuga ibyo, havutse undi Diane, hakavuka n'undi, hakavuka undi Micombero, muratekereza ko bitatera ikibazo nyine cy'intambara hagati y'abatutsi? Ahubwo nkeka ko abahaguruka ntabwo ari abatutsi gusa, n'abahutu barahaguruka. None se Victoire tumushyira hehe Ingabire? Ntari muri gereza azira yuko azirana n'ibyo Diane nawe azira wenda mu bundi buryo. None se iyo ufashe ba Pastor Bizimungu bagiye muri za gereza z'abahutu, none se ibyo Diane akora so kunenga ubutegetsi nk'uko nabona batangiye kugira barinenga. Nkeka ko ikibazo ntitugishakira mu buhutu, ntitushakira mu bututsi, ahubwo tugishakira mu banyarwanda banenga, bashobora kuba mu bwoko bwose bafite ibyo banenga FPR, bahaguruka ku mugaragaro bakabigaragaza. Nkeka yuko scenario ya revolution ubona avuga leve en masse, ntabwo hazaho leve en masse y'abatutsi cyangwa y'abahutu. Abanyarwanda barazikorerwa mu bwoko bwose, ahubwo baramutse hari abarakara bahagurukira hamwe. Nge simbona scenario y'abahutu n'abatutsi nk'abantu atitrizore basubiranamo, kuko ntabwo ikibazo cyo mu Rwanda ari abahutu n'abatutsi bashyamiranye,
ahubwo ni ikibazo cy'ubuyobozi bubi buexploita iturufu y'amoko bwishima y'ubwoko bumwe, ariko mu by'ukuri nk'umuntu w'umunyarwanda ukurikirana realite ndetse n'umunyamahanga ukurikirana ibibera mu Rwanda, ikibazo cy'u Rwanda ntabwo ari amoko, ikibazo cy'u Rwanda ni ubuyobozi bubi. Ikibazo cy'u Rwanda ni abayobozi babi bitwaza amoko nk'iturufu, ariko abahutu n'abatutsi ku gasozi, ndavuga yuko gasozi muri village aho batuye sinzi yuko bafitanye ibibazo bitya, ahubwo bashobora kuba bahangana n'ingaruka z'ibibazo by'ubuyobozi bubi bafite. Umuhutu yapfushije nyiramutabara wa mbere n'umutuye hafi, umutuye hafi ashobora kuba umututsi, sinzi ko bavuga ati reka abahutu bajya kumutabara, ahubwo nteka kuko mbibona ubukwiye bubaye batahirana ubukwe, iyo mwagize ibyawe agapfusha atabarwa na bose. Yaba hari ikibazo cy'abahutu n'abatutsi ntabwo byakagirwa bigenda bityo, ikibazo gihari ni ubuyobozi bubi bwitwaza iturufu y'amoko. None se hari wigize kuvuga uti icyo ntinya ni uko igihugu cy'u Rwanda gishobora kuzimangatana, haravuze ati se ntabwo ubu ngubu u Rwanda rugendera kuri repubulika, ntabwo ibintu ko birimo kuba wa mugani mudakoze cyangwa habe rutangira iyo mpano iyo ku Rwanda ari repubulika rwasigara ari ubwami nk'ubwo tuzi kera, dore ko mu matora y'ubushize perezida uriho yaratowe, ariko bavuga ko ashobora kuzakomeza kugeza muri 2034. Ntabwo mutinya ko nyine hatagize rutangira repubulika yazimangatana hakaza ubundi butegetsi wenda bushya, wenda subusa n'ubwami cyangwa se wenda burushije kubaho ubwami? Nkeka ko abatekereza n'ababandikira mu burenganzira bwabo, iyo bakora za analize zishobora kuba zifite ahantu zishingira, ariko abantu benshi cyane basesengura ibibazo by'u Rwanda hari ubwo bashaka gutakara mu bibazo by'amateka, nubwo gusa amateka ashobora kualimenta analize ziri actuelle. Hari ubwo bashingira kuri za scenario basoma mu bitabo wenda ziba zaranditswe n'abantu zifite impamvu ziseriva, ariko nkeka yuko ikibazo cy'u Rwanda twakivuze ni imiyoborere. Repubulika iriho mekanizme za repubulika zigenze neza, nyine ubu ntizigenda neza dukurikije ibyo mubona n'ibyo tunenganya dushaka no gukosora. Mekanizme za repubulika zubahirijwe nta kibazo gihari. Mekanizme z'ubwami à l'époque iyo zubahirizwa zikabaho nziza, Abanyarwanda bose bakabona muri ibyo bintu byose byari biriho, nta kibazo cyakabaye kiriho. Nkeka yuko ikibazo ni ubushake politiki n'imiyoborere, n'abashyira mu bikorwa ibyatowe n'Abanyarwanda n'izo nzego ziriho mu Rwanda n'ubu. Aho nkeka ko njye ku giti cyanjye je suis pour la République, ntabwo nemera monarchie, mfite impamvu zinyuranye cyane. Nuko iyo urebye ukuntu repubulika ifunctiona théoriquement, iyo uvuga théoriquement institution ukuntu zubatse, ukuntu amategeko ateye, n'ukuntu zuzuzanya, n'ukuntu zigenda zitandukana, nibwo buryo nakwita ko buri ideal. Ariko ibyo ntabwo bihagije. Ubuse mu Rwanda biriyo ibyo uvuze byose, mu Rwanda ubu biriyo. Niyo njye wanjye kugera kabiri. Ibyo bintu bihari rero, icyo basaba cya kabiri ni iki? Ni volonté politique, ubushake bw'abafite imbaraga mu butegetsi. Iyo ubwo bushake bubura, yemwe niyo wazana monarchie itubahiriza amategeko agenga monarchie, byose bizagenda bityo. Icyangwa niki ni Abanyarwanda bakeneye abalideri. Lideri ni iki? Lideri ni umuntu uba afite ubaka imbaraga charismatique zituma abantu bamugana kubera we n'ibikorwa by'indashyikirwa byiza ageraho. Uwo mulideri ariko akaba afite za garde-fou ni ibimukumira kugira ngo wenda adasitara agakomera iruhande, n'ayo mategeko nizo za institution. U Rwanda rero ntabwo hashobora kuboneka n'umwami. Icyo nzi cyo ukuntu u Rwanda ruyobowe ubu ngubu, nta bundi buryo bubi cyane bushoboka kuba bwabaho turi ubu ngubu. Hashobora kuboneka n'umwami mwiza aje afite gahunda ye nziza, Abanyarwanda bakaba bamuyoboka mahire. Ariko ngewe ndi scenario nemera ni repubulika, ariko kugira ngo bibe bizima, bibe byiza, bibe nuko ayo mategeko ndetse zo zarubatswe abanyapolitiki bo bafite ubwo bushake. U Rwanda rukeneye abalideri, rukeneye umulideri. Iyo tutarabona umulideri, ibibazo bizahoraho. Niyo mpamvu tugomba kubaka
umurideri arubaka, ni process yubaka. Umurideri akabaho, akafite projet de société abanyarwanda bamuhaye kugira ngo yishyire mu bikorwa. Hari na kiriya kindi tutakomejeho cyane cyerekeranye n'uko avuga bati iyo dukurikije ibyabaye ku bwoko bw'abahutu kuva FPR yatera muri 90 na nyuma yaho nibikomeza kuba hatagize abantu babikumira, ubwoko bw'abahutu nabwo bwagirirwa itsembatsemba. Sinzi rero niba hari icyo wabitubwiraho kwitsembatsemba y'abahutu. Ibyo batinya cyangwa batinya ko byabaho uko ibintu bimeze ubu ngubu bidahagaze ntaho bihagaritse. Ntabwo nabigusobanurira muri ya scenario yanjye nakubwiraga ya mbere. Ikibazo cy'Imana ntabwo ari amoko. Ntabwo ngewe scenario yakwiyubaka ijya gutsemba abahutu, kuko abapfa ubu ngubu ni abahutu n'abatutsi n'abanyarwanda bapfa. Iyi scenario rero iragoye, ariko si ubundi bwo n'abantu wenda rimwe na rimwe banasuzuma imiterere y'ubutegetsi bw'u Rwanda ubu ngubu, abahutu abatsemba gutuka bamara bose, abayobozi bakuru bamwe n'abahutu, inzego z'umutekano ziravangavanze ziricyo n'abahutu barimo, wenda bashobora kuba ari na benshi ariko wenda batari mu myanya ifata ibyemezo, urumva. So ibyo bintu byose nibyo binyereka yuko scenario y'u Rwanda ntabwo iri aho ngaho. Scenario y'u Rwanda abantu babyemera batabyemera ni ubuyobozi bubi, ni ubuyobozi bwagiye bukoresha iturufu y'amatora nako y'amoko. Icyo kibazo tugize abayobozi beza, tugize umurideri mwiza, izi scenario zose zigenda abantu baspekiraho nge simbona zishushanya kandi izo mbona ubu ngubu. Nyine ubwo butegetsi bubi uvuga ku gatsiko gatoya, wavuze uti nta bundi butegetsi bubi bushobora kuzabaho mu Rwanda. Donc navuze nti nashaka kwereka yuko ubutegetsi buri ubu ngubu burakora ibintu bibi cyane ku buryo nta yindi scenario ishoboka yakora ibibi kuruta ibyo bakora, kuko ibyo bakora bageze hejuru cyangwa baragenda bagana hejuru. Naho ubundi icyo umuntu abaranira nuko nyine impinduka ibayeho agomba kuba impinduka mu by'ukuri iri definitif, yigira ku mateka yacu ariko ikanarasira n'abanyarwanda. Ni ideal, nicyo tuba tugamije, nicyo tuba twifuza. Ariko kuko nabikubwiye hagomba kubaho leadership ishingiye aho ngaho, ariko cyane cyane ikomeye kuki kuri leta z'abanyarwanda, ikomeye kuri abo bahutu, abatutsi n'abatwa, by'ukuri ikomeye ku banyarwanda. Ubwo nkurikije ibyo batubwiye n'uvuga ko we wongeyeho icya kane kibisobanura, uvuga uti icyo twebwe dutinya impinduka itabayeho nuko abanyarwanda batakaza ubunyarwanda. Nakubwiye ibintu bibiri, gutakara k'ubunyarwanda no gutakara kwa nation rwandaise. Nation no kuvuga iki nation? Gutakara u Rwanda rushobora kuba rwasibangana cyangwa rukajya ku bibazo bikomeye cyane bituma u Rwanda rutakongera kubaho. Nk'izo ntambara en revanche zabaho kubera leadership iri mu Rwanda ubu ngubu ibanye nabi n'abaturanyi. Uko nyine gutangira bavuze ibihugu duturanye, uvuga Uganda, uvuga Burundi. Hari mu itangazamakuru mu minsi ishize bavuga umubano utari mwiza hagati y'u Rwanda, hagati ya Perezida Kagame na Perezida Museveni. Byashoboka yuko Museveni yarekura Kagame? Byashoboka ko hashobora kubaho umubano utari mwiza hagati ya Kagame na Museveni? Kuko ibyo tubona ubwo aricyo bitwereka. Wenda reka dusesengure icyo kibazo mu bundi buryo, turagishakira muri politiki y'ububanyi n'amahanga y'u Rwanda mu karere, iyo nakwita coopération régionale. Diplomasi ntabwo nasesenguye ikibazo cy'u Rwanda n'Ubugande tutagifashe muri contexte y'akarere. Kureba contexte y'akarere rero tureba politiki y'ububanyi n'amahanga y'u Rwanda, amahanga yo mu karere uko niteye ubu ngubu. Mu kwinyuramo vuba nibwo nza gutinda gato kubona ku kibazo cy'Ubugande n'u Rwanda. Sinshidikanya yuko diplomasi y'u Rwanda yanditse itandukanye n'ikorwa. Ndabishingira ku bikorwa. Umubano w'u Rwanda na Congo ni urugero nka kimwe mu bihugu bituranye n'u Rwanda. Ibyaranze iyo diplomasi murabizi, ni intambara z'urudaca, ni ubujura y'agaciro kugira ngo bushoboke bakisha inyuma izo intambara zidashira. Ni u Rwanda tugite FPR, ubutegetsi buriho mu gihugu ubu ngubu buhora bufabrika za milisi cyangwa imitwe yitwaje intwaro kugira ngo umuturanyi Congo bibe nkuko byagiye. Mwarabikurikiranye ibyo, ntabwo nabitindaho. Ntabwo ari ya diplomasi classique tuzi
kubana kw'ibihugu byubahana bishingiye ku nyungu z'ireciproque, mu nyungu z'abenegihugu, abanyarwanda n'abanyekongo. Buri gihugu kidefanda inyungu z'abaturage bacyo. Fata Uburundi, ngira ngo umubano w'u Rwanda n'Uburundi utandukanye cyane n'uwa Kongo, nuko wenda realite zitandukanye, nawo ushingiye kuri agression. Donc nukuba u Rwanda kurubanye n'Uburundi ubu ngubu murabibona ntabwo bimeze neza. Tanzania ntibitandukanye, iyo Kagame avuga ati Kikwete ndakurindiriye igihe nikigera nzakwereka icyo nicyo, byavuzwe nda mu bundi buryo. Ariko reka tugaruke hasigaye Uganda, kuko bwo iby'Ubuganda n'u Rwanda ntabwo byari byitezwe, wenda biri actuel. Ariko uyu usesengwe neza ikibazo cy'u Rwanda n'Ubugande ntabwo ari cyanonaha. Intambara Kisangani wikarasa hehe, ni wa mubano wa Kagame n'akarere tujuru. Iyo utabikoze nk'uko abyifuza ni agression. Yifuza iki se Kagame? Kagame arifuza kuba, nicyo nari gusesa mu kibazo kuri nicyo nari kubwira. Kagame nkeka ko yifuza ibintu nka bibiri. Ikintu cya mbere yifuza, arashaka kwiyempoza nk'umuyobozi mu karere ukomeye. Lobbize, imbaraga ze muri za communication zerekana yuko u Rwanda rwateye imbere, Rwanda n'igitangaza, n'ubwo bwose ukuri ari ukundi. Ibyo rero bibeshya Kagame, akumva ko ashobora mu karere kubaka imbaraga zituma Museveni atongera kuvugwa, Tanzania itongera kuvugwa, yiyempoza nk'umuyobozi ukomeye mu karere. Akaba se agaragaza ko abasuzuguye akanasuzugura Museveni wamutegetse hariya mu Rwanda. Nibyo akora kuko cya mbere cyo, iyo utubaha umuyobozi nk'uwo nguwo uzi mu mateka icyo yakumariye, nibyo bashaka gukora. Ikindi, iyo ufata uyu infiltre inzego z'umutekano z'igihugu kigenga cyagufasha kikakucaza ku ntebe wenda yuriho, nibyo ngibyo byabakora. Donc Kagame ntabwo yubaha Museveni, Kagame ntabwo yubaha Ubugande, kandi mu by'ukuri Ubugande ntacyo butamuhaye. So ikibazo rero cy'u Rwanda n'Ubugande gisesengura muri ibyo bibiri. Kagame arashaka kwiyempoza nk'umuyobozi ukomeye mu karere, kandi mu by'ukuri usibye kwibeshya akomeza ashingiye kuki. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, muri uko kwiyempoza agenda akiriya za scenario zituma ibindi bihugu bicika intege. Yashoboye kugira Kongo ukomeza uku nguku, yashatse kugerageza i Burundi, urabona ukuntu bimeze ubu ngubu. Tanzania wenda yo yavuga ati nyisize iruhande cyangwa nyifashe uko iteye yagira icyo bitanga. Yashatse kugerageza ibyo yakoze muri Kongo n'i Burundi, i Bugande, ahura n'icyo gikuta. Igikuta ni ikihe rero? Nuko Kagame FPR hari ukuntu ikrea za crise kubera imbaraga ifite muri communication na za lobby, ibi yateje igashaka byitirirwa undi muntu, ikifata nka victime. So iyo ni strategy nkika ko abaturanyi bamaze kumenya, niyo mpamvu n'ibyabaye byose arakoresha itangazamakuru agasakuza, abaturanyi bakicecekera kuko baramuzi cyane, kandi bazi ko ikibazo kizakemukira kizakemukira niyumva yuko imikorere ye itariyo. So ikibazo rero kiri hagati y'u Rwanda n'Ubugande nuko giteye, kirababaje kuko mu by'ukuri évidemment derrière inyuma hari iki, nuko Kagame cyo twanakivugaho. Kagame abanyarwanda benshi batoteza, babuza amahoro, abahunga inzara, abenshi bahungira i Bugande. Afite rero population nini i Bugande, yashatse kugira control ya population, abo ahohotera. Kagame ashaka kugenzura abanyarwanda bahungiye mu Bugande no kugira control mu karere, harimo n'icyo cyuvuze. Kagame azi imbaraga z'impunzi, kuko nawe yabaye impunzi. Azi yuko yashoboye kumetiriza abanyarwanda bo mu gihugu imbere, icyo ashaka no kumetiriza abari hanze. Ntabwo yabigeraho rero adashoboye kubaka za influence muri ibyo bihugu abanyarwanda barimo. Nibyo yashatse rero, nicyo yashatse gukora nk'i Bugande tuvuge. Icya mbere kwari kugira ngo acengere inzego z'umutekano, kugira ngo umunyarwanda wese ashatse amubone. Icyo yakigerageje, yubatse za rezo i Bugande zihishe inyuma business, akrea abana amafaranga bajya gucuruza i Bugande, ariko gucuruza ni couverture. Ariko ibyo bakoraga niki, baservaga izo nyungu ze. Uwo ndashaka mu mumpe, ndashaka kurara mubonye. Ibyo bakoze abitwa barene rutagungira, bari abasirikare bafunguriye za business, bitwa ngo bakunze leta ya FPR, bagiye bubaka za business, bubaka imbaraga financier,
mu mafaranga bashobora gukoresha za ruswa bigarurira inzego abayobozi bakuru mu nzego z'umutekano. Iyo ni scenario ya mbere ishoboka. Ikindi cya kabiri cyo bakoze, ambasade yakabaye ireba inyungu z'abanyarwanda bari i Bugande. Icyo yakoze yabaye couverture y'izo operation clandestine cyangwa operation zigamije guhiga abanyarwanda i Bugande n'ingaruka zabyo, kudiscredita, gutesha agaciro inzego z'umutekano z'icyo gihugu. Abo iyo mwumva batashe militaire bitwa ba colonel Burabyo, iyo mwumva batashe ba polisi bari muri ambasade, abo n'abantu bagenda bakajya gushyira mu bikorwa politiki zazateguriye mu Kigali zigamije kugira ngo zihemukire abanyarwanda bahunze barahonga. Ikindi bakoresheje n'iki, buriya Kagame cyakora exploiter faiblesse z'umuturanyi. Ibibazo biri Bugande byinshi kubera Kagame afite umwanya, ko azi ko niyo survie, amafaranga menshi afite arayakoresha kugira ngo krize zidashira muri icyo gihugu. Iyo ushatse rero kugira ngo werekane ko ushobora kujya gufata umuntu hakurya ukamuzana, uvuga ko ubutesheje inzego z'umutekano agaciro. Iyo zitakaje agaciro, polisi y'Ugande, ruswa, ibiki n'ibiki mwagiye musoma, bituma n'abene gihugu b'icyo gihugu batakaza icyizere mu nzego zabo, konsekama mu buyobozi bafite. Kagame yashatse rero gusenya Museveni muri ubwo buryo bwa mbere bw'umutekano. Ubwa kabiri bwa diplomasi nakubwiye, gushaka influence mu karere. So kuvuga ngo rero musoza ikibazo mbajije ngo Museveni na Kagame, ngewe ntabwo nemera ko Kagame yigeze yubaha Museveni. Sinkeka ko bigeze baba n'inshuti. Bashobora kuba bari bafite inyungu bigeze guriraho mu gihe runaka cy'amateka yacu, ariko ntabwo Museveni, ntabwo Kagame yigeze n'inshuti y'Ubugande, kuko amateka ye n'Ubugande yaranzwe n'utuntu nk'utwo ngutwo. Kisangani cyabayeho, abanyarwanda barashe Abagande bapfa iki, ugikurikiranye ntabwo ari impamvu yatuma abantu barasana, ahubwo ibibazo byakemukira mu bundi buryo. So iyo rero ufite agahugu nk'u Rwanda gafite buriya buyobozi gatekereza mu bintu nk'ibyo ngibyo, ntabwo biba ari ibintu bizima, ahubwo umuntu yakifuze ko diplomasi y'u Rwanda ishingira kuri yandi yanditse mu mategeko yabo, mu bikorwa ikorwa mu bundi buryo. Jean-Marie, ku byerekeranye n'umutekano muke muri kariya karere k'ibiyaga bigari, muravuga muti Kagame bifitemo uruhare. Hari ingabo zo mu muryango zo muri MONUSCO ziherutse kwishyirwa mu gihugu cya Congo. Mu itangazamakuru bavuze ko ubwo bwicanyi bwakozwe n'u Rwanda. Ibyo bintu mwamufite icyo mubiziho? Ni ingabo zikomoka mu gihugu cya Tanzania ziherutse kwicwa. Icyo nakurikiranye wenda nzi nuko bamwe mu basirikare ba Loni bakorera muri Congo, muri kariya gace gaturanye n'Ubugande, bakomoka muri Tanzania, muri brigade bari muri uyu mutwe twa brigade speciale, batewe n'abantu bitwaje intwaro bakica abasirikare benshi cyane ba Tanzania. Ibyo bitangazamakuru byabivuze, nta hantu bigaragara ku buryo buri clair ko ari ingabo z'u Rwanda zabikoze. Ariko mu gusesengura umuntu ashobora kudevelopa za scenario, konyeka ko ikizabigaragaza burundu ni inzego zikora iperereza zashyizweho zinyuranye. Ndakeka ko ejo bundi nabonye harabayeho nomination y'Umurusiya uzakurira yashyizweho na Secrétaire Général wa Nations Unies, uzakurira ikipe y'iperereza kuri kiriya kibazo, ubwo bizagira icyo bizatanga. Ndakeka ko na Tanzania ikurikiranira hafi abasirikare bapfuye, kuko ntabwo izanabireka Tanzania buriya, izabikurikirana mpaka imenye ukuri ko byagenze. Ariko ngewe nk'umuntu uzi ukuntu akarere gateye, hariho za scenario umuntu yatekerezaho. Iriya brigade speciale irimo abo Batanzania n'Abanyafurika y'Epfo n'abandi, nizo zananije burundu iriya mitwe yitwaje intwaro Kagame ahora akariya muri za Congo. Harimo za M23, harimo n'izindi nyine abantu bitwa ba Mayimayi babogamiye kuri ya mwicanyi Kagame n'abandi. Umwicanyi Kagame cyangwa kuri Kabila, uyu muri perezida wa muri Congo? Hajya buriya M23 babogamiye kuri Kabila, simba kuko bose arabicanye. Ni ubogamiye kuri Kagame, nibwira ko abana bogamiye kuri Kabila. Ngenda vuga nyiri byo brigade yakoze yananije uriya mutwe w'ingabo. Hanini bivugwa yuko Kagame ashobora atakaje influence yari kubera uriya mutwe. So icyawubangamira rero Kagame ntabwo cyamubabaza.
urumva icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri, ibibazo u Rwanda rufitanye n'Ubuganda ubu ngubu ntabwo ari ibibazo nkeka ko Kagame yakemura mu ntambara ifunguye iri conventionnel gutera Ubuganda. Kagame ni umuntu ufite force spéciale zi opera facilement muri kariya karere, ashobora no kudevelopa scenario ivuga iti reka baba Nyatanzania bambujije influence yanjye njye kubarasira hariya nitwaje ibyo bya Naruba bavuga FDL ngira ngo sinzi ko bya Naruba iriya mitwe y'abateroriste bavuga ko bakomoka i Bugande. Iyo couverture ikaba ihari, ariko realite ari uko force spéciale ziyamfise zikanga kuzika buri kintu nk'icyo ngicyo. Unarebye ukuntu barwanye n'ukuntu operation baye avec succès mu nyungu z'ababikoze, ntabwo ari ibintu byapfa gukorwa na bantu twumva ngo banaruba bashobora kuba barwanisha amacumu, imihoro n'iki bona n'utunda nka dutatu mu bandi ijana. So izo sane rero zose nkeka ko uzamenye kuri kwabyo wa mbere ni Tanzania ko ntabwo uzabireka, ariko nkatwe ntitwabona gukurikirana hafi ngo turebe uko biteye. So ntabwo nashyigikira rero ko ku mugaragaro ko Kagame wabikoze, ariko nabwo iyo turebye ukuntu uriya mugabo akora nta cyatuma atabikora kugira ngo arebe ukuntu yananiza Loni ubwoba iyo brigade nituma atambuka hakurya ngo akore nk'uko abishaka, uwo bose ataravayo burundu yabikora agamije kugira ngo yitere ubwoba igikora operation seti birenge, bityo yongera asubize ka karenge ke hariya mu karere. Hari abantu barutse gufatirwa mu karere bashaka kwinjira muri Tanzania, ndumva ari 45 nabo ngo bari Abanyarwanda. Ko mu itangazamakuru abo bantu bitiriwe ishyaka RNC hari aho baba bahuriye nabyo? Wenda nasubiza ku buryo buri spontané direct. Impinduka RNC yifuza ntabwo izaca muri ubwo buryo kugeza ubu mu kireka Abanyarwanda babona ukundi. Cyo ni cyo cyane nabanza kuvuga. Ikindi cya kabiri navuga buri ibintu byandikwa mu karere, ngira ngo ni ikintu cy'Abanyarwanda bajya bitondera iyo basesengura iteka. Ibintu byandikwa biterwa n'ubyandiko ari we n'icyabagamije. Ibintu byandikwa mu karere cyane cyane nyuma y'iriya dossier, Kagame yifuje kuva kera gufata RNC, gufata P5 ngo ayihuze na FDLR. Jobone nahoze nareba bafata abayobozi ba FDI bagamije kudekapita guca umutwe opposition iri mu gihugu imbere, badevelopa scenario nk'izo ngizo. Bigeze gufata abantu banyuranye bajyana mu nkiko ngo bemere ko bakorana na FDLR kandi abantu muri RNC bamwe barabyanga, barimo baritana Mutabazi uriya mwana bavanye, uriya musirikare bavanye. Kagame arashakisha ikintu icyo cyose cyatuma opposition nyayo ayica intege burundu. À l'intérieur yabamariye muri gereza, à l'extérieur abatita abateroriste arakora ibyo bintu byose. Iriya tangazamakuru ngambwira ukuntu rikora rero ni utabizi. Hari ikintu cyitwa Virunga Post cyandikwa mu Cyongereza. Virunga Post amarticle yose isohora ategurirwa i Kigali n'igihe.com. Igihe.com ndaza gupartage information mfite namwe kuri WhatsApp muze kubireba. Amafaranga yishyura izo article ava mu gihe.com akajya muri Virunga Post. Virunga Post yasohora inkuru, igihe kikayifata ngo dore inkuru byasohotse muri Virunga Post cyangwa byandikishijwe mu bindi binyamakuru mu karere muri Kenya n'ibindi bitari byo ngibyo za Radio Departement bakurikiranye ibyazo, bakabiha amakuru, bakabishyura amafaranga, bagasora article, igihe kikabifata cyangwa New Times cyangwa abandi bakabispekura. Niki niya ntambara media nkubwira. Ukuri kwabyo no kuyi, ukuri nuko Kagame arashakisha ikintu cyatuma opposition ihabwa isura ry'iterabwoba. Uko abikora nuko byo bunyuranye. Nge numvaga bavuga ngo harimo abantu bari bagiye gusenga i Burundi cyangwa muri Tanzania. None se iki cyo ni kibikuraho iki? Kuko batashoboye gukora campagne mu itangazamakuru ngo basobanure ngo wenda hazindi version inavuga ukuntu basobanura kujya gusenga kwabo. Donc urabona ko ibintu bihari n'iki ni information bafata bagakreya bakaexploiter à leur faveur ikigamije kugira ngo bafate opposition nyayo bayihe isura kugira ngo amahanga wenda n'akarere bumve ko RNC iri mu bintu nk'ibyo n'iki. Ariko igihari nuko RNC irifuza impinduka, P5 irifuza impinduka, ariko kugeza ubu ngubu impinduka twifuza nta guciye muri ubwo buryo. Gusa Abanyarwanda bahisemo yuko bwabo bundi buryo wabahagarika se. Hanyuma muvuze ko nyine atoteza abanyapolitike abajugunya babashyira muri gereza babafunga. Mwebwe uko mubibona bari abanyapolitike baravugira rubanda, baravugira igice kinini cy'Abanyarwanda.
navuga nka Diane Rwigara cyangwa Madamu Victoire Ingabire na bamushayidi n'abandi. Mubona amaherezo ari aya mubona bizagenda bite? Bazaguma muri gereza bapfiremo? Ubucamanza buzagera buvuga buti bariya abantu reka tuboherereze ibihano twabakatiye? Mubona amaherezo yabyo ari aya yabariye abanyamakuru, yabariye njye nkeka ko FPR cyangwa Kagame mutekereza atandukanye na Kagame uriho. Njye simbona Kagame ugira imbabazi bita grâce présidentielle mu mategeko ngo ababarire Victoire Ingabire, ababarire Deo Mushayidi, ababarire Diane. Ntabwo mubona kuko ashobora gushaka kubabarira ariko yashoboye kubamanipira ngo abakoreshe mu nyungu ze za politiki. Ariko bariya abanyapolitiki bari muri gereza ntabwo niba ko ari abantu bamanipira utyo. Inzira bahisemo ni inzira bemera bakomeyeho, ntabwo bashobora kuba batezuka. Iyo bazakomeza kuba ari banze burundu kuba bakoreshwa nk'igikoresho cya Kagame, ntabwo Kagame ashobora kuzagira ikintu na kimwe cyabakoraho kibafitiye inyungu. So ibishoboka ni iki? Ntabwo azabarira, bazahera muri za gereza. Abanyarwanda bashobora kuvuga batariko abantu bacu barengana, ziriya muvuma za sibizo batangiye, muvuma ya Diane, FDI inkingi ya Victoire Ingabire, opposition zigenda zishyira hamwe za P5, abo bantu bashobora kuzahaguruka bakoresheje abanyarwanda bakavuga bati aba bantu ni intwari zacu kubakoreho. Kagame ariko tuzi kugeza ubu w'umudictateur ntazatinya kumena amaraso. So icyiza sinkibona, ikibi nicyo gishoboka cyane kuri bo. Hari ikindi kibazo nshaka kubabaza, mvuga muti Perezida Kagame simbona ko ari umuntu wahindura uburyo atekereza cyangwa uburyo akora, ariko mu minsi ishize ntabwo navuga ko yatunguranye. Twari tumenyereye ko avuga u Rwanda rw'ikitegerezo, u Rwanda rwubatse neza, rurimo inyubako zigaragara, rw'abantu bakize bameze neza, iterambere n'ibindi. Ariko muri iyi minsi yashize yumvikanye ari kubaza ahubwo abantu bavuga ibyo bintu aho babikura. Ibyo byaba ari iki? Abantu bavuga iryo terambere, aho ari kuvuga mbese ko ibintu byose bimeze neza, ubukungu, yarimo kubaza aho niba bazi naho bituruka cyangwa niba koko ibyo bintu bihari. Sinzi niba navuga yuko Kagame ari ubuswa cyangwa kutagira focus cyangwa kutagira intego tsembara ngo yikomereho. None se arrogance intore zifite siwe wayisasiye, siwe bashyizemo uwo muco wa arrogance. Arrogance ubwo ni nk'ubushizi bw'isoni, ni iki umuntu yavuga ngo gushyanuka, kuvuga ibintu, kwishongora, ariko kwishongora ku bintu bidafite ishingiro. Made in Rwanda ivugwa buri gihe. Ntiyavuye bwa mbere mu kanwa ka Kagame. Mugomba kwishimira ibiki. Nibyo byose biri mbono bakwitonda. Ya develop arrogance mu bantu igeze ahantu asanze izatera ikibazo kuko Kagame buri areba kure. Yarebye ibibazo u Rwanda rufite, ibibazo by'ubukungu. N'ubose avuga ati amazi arazamuka. N'ubose avuga ati ibi bintu bigenda bitera imbere. Kagame azi yuko ibyo bintu byose byubakiye ku mucanga, ku musenyi. Azi ko bitari durable. Ni nko gutegura abantu ati nibizakomera reka nshakisha ukuntu umuriro wamaze kugira bashyanuka bagira za arrogance nkuko twabivugaga, ndebe ukuntu nawuca. So Kagame azi yuko aho agana atari heza. So nukugira ngo rero n'igihe nikigera byamukomenya avuga ati byane nababwiraga dore. Donc ni n'amaturufa baki. Nta mvuga nti rero ubundi umuyobozi aramano kuba humble mu Kinyarwanda, kwiyoroshya. Ntabwo ndabona Kagame nk'umuyobozi wiyoroshya, gushyanuka, gutukana, ubwishongore. Yatukana kuri za televiziyo na za radio, abantu bose baramukurikiranye batukana. Mushiki wabo ni ministre witutse ngira ngo hari irwa tukana abikomora kuri nde, kuri shebuja. Ministre w'ingabo gutukana abikomora hehe? Rimwe ntuzatangiragamo avuga ati kuki mudahindura imvugo, kuko uko agenda abona ibintu bigenda bifata indi sura agira izo reflex. So njye simbona Kagame ahinduka, ariko yabonye aho kuhagana atari heza, kuko ari impamvu yamuteye ibyo ngibyo. Hari ikindi kibazo muri iyi minsi, abategetsi bo mu Rwanda bakunze kugaragara mu itangazamakuru mbese bavuga ibintu binyuranye kandi kuri sije zimwe.
mumaze kuvuga minisitiri Mushikiwabo, namwumvise aho impunzi zizava muri Israel ikaze, avuga rwose neza ko u Rwanda ruri terre d'accueil, ariko mu minsi mike ishize nanone uwitwa Nduhungirehe Olivier nawe yavuze ibindi, avuga ko nta masezerano u Rwanda rwaba rufitanye na Israel. Twavuga nyine ko ubuyobozi bwivuguruza, Perezida Kagame arivuguruje, yavugaga arabihinduye, na minisitiri Mushikiwabo na Nduhungirehe, umwe avuze ibye n'undi avuze ibye. Iyo fenomene mwagisobanuriraho? nibyo nagusobanuriye mbere, ntabwo bitandukanye n'ibyo. None se abayobozi bivuguruzanya ni ukuvuga ko ntabwo bafite za politiki bagenderaho. Iyo ufite politiki ugenderaho, iyo politiki niyo ibindinga cyangwa umuyobozi aba ari oblige kubahiriza. So contradiction y'abari abayobozi babiri bari muri ministeri imwe, uvuga ko nta politiki bafite kuri icyo kibazo, ntabwo bafite umurongo strategique bafashe kuri icyo kibazo, ni uguhuzagurika. Nibyo birangiriye leta. So ni nk'ibyo twavugaga, kutukana, ejo ugasanga bafashe indi nzira. Nibyo nabyo ntabwo bitandukanye, ariko icyo nzi cyo umwe muri bo azagisubiza n'igikomera. Niba bahisemo iyi scenario, wavuze indi scenario azayibyozwa. Ariko reka tubyo two kunabitindaho. Ese no Rwanda rugomba kuba terre d'accueil y'impunzi? Cyo tugomba kwibaza. Ufite impunzi ziheze hakurya, atari na kure da, sisi kure, hakurya Kongo, Tanzania, Uganda, wahejeje ishyanga. Uwo muco, izo mbazi Kagame afite impunzi n'ubuhe? Ntabwo ari ikibazo kiri. Kagame arashaka amafaranga ava muri ziriya mpunzi. Bavuga yuko impunzi zurira indege igiye ahantu runaka kizayakira, hari amafaranga azagiherekeza. Harimo niyo traffic y'abantu. Ntabwo u Rwanda rugomba kuba terre d'accueil y'impunzi kuko rufite impunzi nyinshi hanze. Ntabwo u Rwanda rugomba kuba terre d'accueil y'impunzi kuko nirwo rwa mbere ruviyora uburenganzira bw'impunzi, bambuka bakicira hakurya i Bugande, impunzi hehe hose bakabica, abo bazana kuryo butembe n'amategeko, abo bagenda bakicira hakurya yongiyo. Ntabwo rero u Rwanda bagiriye sempa. Niba utagira sempati abanyarwanda, uzagirira sempati utabanyasudani cyangwa abanyethiopia wahawe na Ethiopia na Israel. Reka tubitege amaso tubirebe, ariko icyo nzi cyo inyuma biriya bintu harimo ibintu nka bibiri. Hari inyungu economique y'ubukungu yo gufata ayo mafaranga bamuha kubera yabakiriye, no gucuruza ibintu biri autour de ça, gufata iyo main d'œuvre ije ko abanyarwanda ngese na exclure yuko ashobora no kuzakoresha abo basore baje, urwo rubyiruko ruje ruzaza muri izo mpunzi mu bikorwa n'abanyarwanda bamwe bashobora kuba basetamo ibirenge. Iyo ni scenario ishoboka. N'ibihe abantu bajya kwica abantu hanze, abantu bica abantu mu gihugu imbere batavuga rumwe na FPR, ibintu bibi byinshi na FPR ikora bibi, abanyarwanda bagenda baseta ibirenge, wenda batarashobora kwanga, abo bashobora kubyitabira kuko nta sho bafite, kora bafite ubuzima butari bumeze neza. Ikindi kishoboka cya kabiri ni ukugira ngo Kagame yegere amfasheri umwana w'Abayahudi, kugira ngo influence y'Abayahudi ku isi bafite muri bihe Kagame atamerewe neza, abe yaprofita ako karelation agenda yubaka kandi karagenda kishushanya muri Afrika. So arashakisha ikintu cyatuma agaragara nk'umuntu uhagarariye umukomisiyoneri w'Abayahudi, kuko ntari umukomisiyoneri w'abanyamahanga benshi cyane mu bikorwa akora mu karere. Mbabarira gatoya Vestine, hari ijambo uvuze rikunda kugaruka iyo havugwa Kagame, havugwa FPR, kwica byabaye ijambo wagira ngo ni ikintu cyiza. Kwica FPR yari ibifite muri gahunda, itanga amasomo yo kwica, kuko na FPR wayigiyemo, yego yaratangiye intambara, ariko irimo kuva muri 1991 wayivuyemo ari uko nkunze. Kwica kandi si no mu magambo gusa, dukurikije ibyo wagiye uvuga. Agnes, ndabona unabivuga ufite nk'akantu kababaro ku mutima wawe. N'iki ni kuko abanyarwanda ravuze za anti-valeurs zigenda ziyubaka mu gihugu imbere, ntinya ko u Rwanda rwacu ruzagera aho rukaranira disparesa tudashyiramo imbaraga. Kwica rero byabaye kwica, guhemuka, kubeshya, byabaye byafashe intebe mu gihugu. Kubera iki? Kubera ko Kagame yafashe inzira akavuga ati iyo atanabivuyemo yenda akanabikora, abaministri bagaruka bagagara bagatekereza muri violence. Donc politique apana yanditse,
politiki ishyirwa mu bikorwa cyangwa réel ni uwo muco. Ntabwo abanyarwanda bakizera yuko abantu iyo batumvikanye bashobora kwicarana hamwe bakaganira, byakwanga hakazamo abantu b'inshuti bakabijyamo, byakwanga bikajya mu nkiko, ikintu iyo kibaye batekereza muri elimination. Ni umuco uriho, ubutegetsi buriho ni uko nguko buteye. Ariko reka nkubwire ikintu kimwe, FPR ninjiyemo yaba amadokima ya politiki yayigenga kuva kuri za 8 point programs ya 8 FPR yagenderagaho nkiyinjiramo. Abayobozi bakuru ba FPR nigeze nagiye menya ibintu bikiri ku bitiro. Ntabwo izo antivalent nari nzi baziho, ariko zagiye ziyubaka ukuriya ngo bagenda yubaka imbaraga. So FPR niyo mvuga nti ngewe personnel mudashobora kubona uko abishaka, njye bamvuga ko FPR itabaho mu by'ukuri.